nyine mani iki tuvuga wihuta ndi umubloga ndi journaliste aho nkorera hano muri iyo ntara muri cyitwa kumenyekanisha inyara cyangwa gushimisha umujyi yego nk'urugero ntabwo hostinga nk'ayo wadusanze hano ntabwo hostinga nk'akantu kamfateho ushaka kunyibariza ngaho ngwino mbazisha hagarara imbere hano ubu ni umunyamakuru ngambaze ntabwo babaze twumva yowe Bogar afatira gutya mikoro abanyamakuru bagiye yowe Bogar Bogar muri ya gahunda yacu gushimisha umujyi aho uyu munsi nahuje n'umustar bamwita MN abenshi tumuzi ku isibo no mujene ni umujene utagira amatiku man niwe mujene wikaraga mu kwiyamamaza ukabona yahuje n'abandi ntabwo aba yigize star man what's up bro wiriwe neza yego n'umujyi wa Kayonza wabonye pese gra mumeze neza pe rero njye nijye mu blogger wa mbere nitwa Bogar mfite 3,000 ninde watanze biroti jya kuba wa mbere njye narasoje bro narasoje mfite amanota 47 uri mu blogger wa mbere nshaka kwiga muri kaminuza bita Iseka nkabisoreza rimwe tu utaha none se Mirene nk'uno mutipe aririmbaga nka Bruce Melody wamugiriye inama afite talent cyangwa ni ibintu arayifite cyane zara nabuze ayibike kuri se ku buryo bamuha nka korabo ku buryo rwose byakunda igitekerezo cyo gukora ndakwanga muri mix yo kwiyamamaza byaba ari byiza oya nakorize se Mirene kankubaze abanyamakuru bakuru n'abato nako mwe bakuru tugira ikibazo tubaha content urumva man tujya tubameshoninga mukatujya sini kandi mpamya ko namwe mwarihirinze mwanganya natwe hajya mudusinika tukagafata bro kuko nk'ubu nanjye ari abapeti mba nkoresha n'aba bahanze aho nk'iyo meshoninze umuniga mukuru akabijya sini aho nk'aho umusano bamaye interview bro ngo binkoreye ndakwemeye bro nitwa Bogar foro Bogar hose kandi bizaza mpamya ko wande tuzakorana bro umuhanga cyane urakoze cyane angaye ku 10 ngenda yamuhaye angaye ku 10 ku 10 angaye wowe 10 ku 10 ni muhaye wowe 100 ku 10 mushabaje amanota namuha uri kumva Bogar nkora content two kumenyekanisha intara gushimisha umujyi uraje cyane reba ari imbere bakureba kumenya no gukunda babwira uti mu ndebe mumenye mu ngunde ninjye wanyu wangunde rabivuze ko ndi umustar muri Eastern keji yo nzayizamo vuba mbice mfite n'agacano kanjye bro kuru nyakubaho urakoze cyane uravuze ngo ari ikibazo numvisha kubaza uramubwira ngo yanga ahubwo ngo ni inkori zanjye muri televiziyo yanjye nawe uzakora Bogar ya gahunda yo gushimisha umujyi aho mumbana muri Eastern mu rugo aho ngiye kubaza abantu bajene ibijyanye na FPR. What's up bro? What's up? Ni fresh bro. Kagame ni ijana ku ijana ni desa ku ijana. Wowe uri wese mwana? Ndi umwana w'Ikayonza Kabarondo. Asiti hano man. Tukiri bato ariko tuba tugomba kwamamaza umusaza. Ku gahunda no gushimisha umujyi kumenyekanisha inama. No gustatinga WhatsApp. Gahunda si ijana ku ijana se musaza? 100% mwana. Wowe se mwana? Ni 100% nanjye uko yamaye agaperime. Kagame yagoye perimute mwana. Yarayimaye nyine ubwo yamaye abapolisi ubwo nankoresha ubwo make no kumutora abo desa kwisha. 100%. Yewe nawe uzatora se? Nzamutora umusaza kangahe? 100%. Nibutse ko hano ari Kayonza hari moto ya danje ya mbere. 100%. Bogar bizaza aho kikaga ni foro. Sana papa Kagame ni umubyeyi w'iki gihugu yandikiwe abaza umunyarwanda Songera ntore
ubuzima buzira umuze iri nka munyarwanda gira amata abatakubwira ibyo babikora nkana umve Kagame korora dukunda tureke kuba ibyo bavuga ibyo byose n'amashari aho bose n'abakoze zose Kagame korora dukunda tureke kuba ibyo bavuga ibyo byose n'amashari aho bose n'abakoze zose ikoranabuhanga ubuhinzi n'ubworozi kubungabunga ibidukikije. kwihutisha porogaramu simbizi ariko Agnes Mukabaramba ari hano n'abandi ariko nagira ngo nibutse gusa ko FPR ifite imbaraga nyinshi ariko byakongeramo ubufatanye n'iyo mitwe ya politiki bikarushaho cyane. maze rero bantu ba Kayonza erega nyine byavuzwe turi abaturanyi ibyo tumaze kugeraho ni byinshi ndavuga FPR aho ihereye hano mu gihugu imyaka 30 ibyo tumaze kunyuramo